Murakaza neza kuri Save TV. Mbere na mbere tubanje kubaha ikaze abadukurikiye baherereye hirya no hino, turabakunda cyane. Tubahaye ikaze mwumve mwishimye mugubwe neza. Ubushize rero duherukana mu kiganiro cyacu aho twavugaga ubuzima bw'imyororokere. Kwibaza ubuzima bw'imyororokere ni buzima ki? Ese hari akamaro gahari kuba bwaganirwaho? Mwarakoze, twagiye tubona comment zitandukanye zanyu, mwagiye mutwungura inama zitandukanye, ariko ikintu nabonye abantu benshi bahurijeho, abaciye mu gikari, mwatubwiye rwose ko ibiganiro byacu ari byiza, kandi mwese mushyigikira ikintu cyo kuganira kuri ubu buzima bw'imyororokere mu miryango, ababyeyi n'abana, ku mashuri. Twarabikunze cyane. Hari ahantu abantu bamwe na bamwe bagiye bagira confusion mu kiganiro cy'ubushize, aho twageze aho tuvuga ngo umuntu ashobora gutangira igihe cye cy'uburumbuke, umukobwa ku myaka 8, umuhungu ku myaka 9. Abenshi bagiye bambaza ngo ibyo bintu birashoboka ko umukobwa w'imyaka 8 yajya mu mihango? Ariko buriya niyo mpamvu tuba tugomba kuganira cyane. Birashoboka cyane. Wenda ntago abari muri icyo kigero cy'imyaka 8 dusanga benshi bajya mu mihango, ariko impamvu tuba twabishyizemo tukabibabwira ni ukugira ngo ejo n'ejo bundi nubona umwana wawe bimumubayeho, ukabona abonye imihango ye ya mbere afite imyaka 8, ntuzagire ikibazo cyane ngo wumve ko ishyano ryaguye cyangwa se byacitse. Ubundi aho tubona biba ikibazo ni igihe umwana w'umukobwa agiye mu mihango ku myaka 7, mbere y'imyaka 8. Icyo gihe tuvuga ko yagiye mu mihango imburagihe, mu rurimi rw'igifaransa aho bavuga la puberté précoce. Umwana w'umuhungu nawe ugasanga ku myaka 8, ku myaka 9, agize atya abonye ibimenyetso byo gukura. Nawe aho hantu ntago biba ari byo, tuvuga ko nawe yakuze imburagihe, yagaragaje ibimenyetso byo gukura imburagihe. Ariko rwose ku myaka 8 ku bakobwa cyangwa ku myaka 9 ku bahungu ho, ibyo bintu tuvuga ko bishoboka, bibaho, nta gikuba kiba cyacitse cyangwa ishyano ryaguye. Ariko nubona bibaye mbere y'iyo myaka, ukabona umukobwa w'imyaka 7 agiye mu mihango, cyangwa umuhungu w'imyaka 8 agize bya bimenyetso twavuze hariya haruguru, tangiye kuniga ijwi, kubona bya bindi twababwiye hejuru, bwo ni ikibazo. Uba ugomba kwegera abaganga bakaguha ubundi bujyanama burenze. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi rero tugiye kwibanda ku kubara ukwezi k'umugore. Ngira ngo ubushize twe twabivuzeho ko aricyo tuzakurikizaho. Abantu benshi ntago bajya babimenya neza. Uyu munsi rero ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kiribanda mu kubara ukwezi k'umugore. Hano dufite ingero 3 twabateguriye zigiye kudufasha buri muntu. Ndibwira yuko aho yari afite impungenge ziri bubashe gushira. Urugero rwa mbere, twafashe umukobwa cyangwa umugore ujya mu mihango ye. Uyu dufite hano yagiye mu mihango ku itariki 17 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2022. Ashobora rero kubara ukwezi kwe yifashishije iyi tariki yatangiriyeho imihango ye, ndetse n'itariki azaboneraho imihango ye mu kwezi gukurikiraho. Twabonye ko uyu muntu mu kwezi kwe kwakurikiye, ariko kwezi kwa mbere, yabonye imihango ye ku itariki 14
mu mwaka w'ibihumbi 2022. Kugira ngo rero uyu muntu abashe kumenya kubara ukwezi kwe neza, amenye neza ibihe bye byo gusama atajijinganya cyangwa adashidikanya, amenye igihe cye cyo kwirinda, tugiye gutangira tubibare. Reka uyu mukobwa wacu cyangwa umugore tumwite Ange. Ange agiye kubara ukwezi kwe kugira ngo ajye amenya iminsi ye mibi. Yagiye mu mihango ku itariki 17 z'ukwa 12 mu mwaka wa 2022. Tugiye guhera ku itariki 17 arizo yaboneyeho imihango ye y'ukwezi kwa 12, ubwo turageza ku itariki 14 z'ukwa mbere arizo tariki yaboneyeho imihango ye y'ukwezi gukurikiyeho, ariko kwezi kwa mbere. Tugiye kubara iyo minsi tumenye ngo ni ingahe. 17 uwo ni umunsi umwe, 18 iminsi 2, 19 umunsi wa gatatu, 20 umunsi wa 4, 21 umunsi wa gatanu, 22 umunsi wa gatandatu, 23 umunsi wa karindwi, 24 umunsi wa 8, 25 umunsi wa 9, 26 umunsi wa 10, 27 umunsi wa 11, 28 umunsi wa 12, 29 umunsi wa 13, 30 umunsi wa 14, 31 z'ukwa 12 umunsi wa 15, itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere umunsi wa 16, iya kabiri z'ukwezi kwa mbere umunsi wa 17, iya gatatu umunsi wa 18, iya kane umunsi wa 19, iya gatanu umunsi wa 20, iya gatandatu umunsi wa 21, iya karindwi umunsi wa 22, iya munani umunsi wa 23, iya cyenda umunsi wa 24, iya 10 umunsi wa 25, iya 11 umunsi wa 26, iya 12 umunsi wa 27, iya 13 umunsi wa 28, iya 14 umunsi wa 29. Twibuke ko kuri iyo tariki ya 14 ariho yongeye kuboneraho imihango ye y'ukwezi gukurikiyeho. Kugira ngo rero tumenye iyi cycle cyangwa iki gihe cye cy'uku kwezi cyagize iminsi ingahe, kugira ngo umenye iyo minsi ufata itariki waboneyeho imihango ya mbere. Tugiye kureba itariki Ange yaboneyeho imihango ye ya mbere, ariyo tariki ya 17. Noneho tugeze ku itariki 14 z'ukwezi kwa mbere yaboneyeho imihango ye y'ukwezi gukurikiyeho, ariko turakuramo umunsi umwe, kuko umunsi yaboneyeho imihango ye y'ukwezi gukurikiyeho niwo tuzaheraho ahubwo tubara ukwezi gukurikiyeho, igihe cye cy'ukwezi kundi kuzaza. Ubwo rero niba tubonye ko harimo kuva ku itariki 17 z'ukwa 12 2022 kugera ku itariki 14 z'ukwa mbere 2022 harimo iminsi 30. Ubwo tugiye gufata iminsi 29 dukuremo umunsi umwe, kuko wa munsi wa 29 niho yaboneyeho imihango ye y'ukwezi gukurikiyeho. Turakuramo umunsi umwe, turabona ko Ange ukwezi kwe kugizwe n'iminsi 28. Turabona ko ukwezi kwa Ange kwa 12 yagize periode cyangwa se ukwezi kw'iminsi 28. Reka turebe kuva ku itariki ya 14 kugeza ku yindi tariki yaboneyeho imihango ikurikiye, turebe ukwezi kwe kwakurikiyeho iminsi kwagize. Ubwo turahera ku itariki 14 arizo twabonye ko Ange yaboneyeho imihango yikurikiraho. Iyo tariki yaboneyeho amaraso
niyo cyaba ari igitonyanga niyo tariki tugomba guheraho tubara. 14 z'ukwezi kwa mbere umunsi umwe, 15 iminsi 2, 16 iminsi 3, 17 iminsi 4, 18 iminsi 5, 19 iminsi 6, 20 iminsi 7, 21 iminsi 8, 22 iminsi 9, 23 iminsi 10, 24 iminsi 11, 25 iminsi 12, 26 iminsi 13, 27 iminsi 14, 28 iminsi 15, 29 iminsi 16, 30 iminsi 17, 31 iminsi 18, iya mbere z'ukwa kabiri iminsi 19, iya kabiri z'ukwa kabiri iminsi 20, iya gatatu iminsi 21, iya kane iminsi 22, iya gatanu iminsi 23, iya gatandatu iminsi 24, iya karindwi iminsi 25, iya munani iminsi 26, iya cyenda iminsi 27, iya 10 iminsi 28, iya 11 iminsi 29, iya 12 iminsi 30. Kubera ko kuva ku itariki yaboneyeho imihango ikurikiyeho kugeza ku yo yaboneyeho indi harimo iminsi 31 ariyo dufata tugakuramo wa wundi umwe yaboneyeho imihango ikurikiyeho, birahwana n'iminsi 30. Uko kwezi rero kwagize iminsi 30. Reka turebe ukwezi kwa gatatu. Anje ubu n'undi muntu wari we wese yabasha kumubarira ukwezi kwe kwa gatatu. Tubonye ko ubara ukwezi k'umugore uhereye ku munsi yaboneyeho imihango ye ukageza ku munsi yaboneyeho imihango ikurikiye ugakuramo rimwe. Aya mezi tumaze kubara ya Anje tugiye kureba ibihe bye ashobora gusamiramo cyangwa se ibihe bye byo kwirinda. Tuzi ko ubona igihe cya ovulation cyangwa se cy'uburumbuke ufashe ukwezi k'umugore ukagabanya kabiri. Nimba Anje mu kwezi kwa 12 yarabonye imihango ye kuri tariki 17, mu kwa mbere akayibona kuri 14, tukaba twabonye ko cycle ye cyangwa ukwezi kwe kungana n'iminsi 28. Ubwo Anje azajya mu burumbuke ku munsi wa 14, kuko dufashe 28 tukagabanya kabiri turabona 14. Murabibona mwese hano hantu hari ibara ry'icyatsi. Iri bara ry'icyatsi riri kugaragaza amatariki mabi Anje agomba kwirindiramo cyane. Niba ku munsi wa 14 ariho imihango ye izaza, kugira ngo yirinde neza, kuko ovulation ntabwo ubuzi umunsi izabera cyangwa se uburumbuke, ntabwo ubizi neza nyine igihe bibera, n'ibintu bibera mu mubiri ntabwo wamenya ngo mu by'ukuri umunsi nyawo nyirizina izabera n'iryari. Ikindi kandi tuzi ko intangangabo nayo ijya gutegereza intangangore. Ntabwo iyo umugore n'umugabo bamaze kubonana, nubwo ovulation yaba itarimo uburumbuke butarimo, birashoboka yuko intanga y'umugabo ishobora kumara iminsi 3 mu mugore itegereje yuko uyu mugore nayo izakurikaza ikayisanga bigakora igi. Niyo mpamvu rero dufata iminsi 3 byibuza mbere ya wa munsi we twabonye uri ukuri we w'uburumbuke, imbere tugafata indi minsi 3 inyuma.
ubwo ku munsi wa 14 ni danje, n'uwa 13, n'uwa 12, n'uwa 10. Noneho umunsi wa 15 nawo ni umunsi wo kwirinda, n'uwa 16, n'uwa 17. Ariko kugira ngo umugore cyangwa umukobwa yirinde burundu kuba yasama, ni byiza ko ahubwo yakongeraho n'umunsi wa 4 nyuma ndetse n'uwa 4 imbere, kugira ngo yirinde ko yahura n'icyo kibazo cyo kuba intangangabo yategereza, ya ntangangore ikazakura ikohereza igasanga yayindi cyitegereje y'umugabo, bigahita bikora iki, bukabusanira. Okay, ukwezi kwe gukurikiyeho twabonye ko cycle ye cyangwa ukwezi kwe kugizwe n'iminsi 30. Bivuze ngo ubwo uburumbuke bwe buzaba ku munsi wa 15. Ubwo turareba umunsi wa 15 tumenye ko ari umunsi ukomeye wo kwirinda. Tuze imbere yaho umunsi wa 14 ni umunsi ukomeye wo kwirinda, umunsi wa 13, umunsi wa 12. Tugiye inyuma umunsi wa 16 nawo urakaze n'umunsi wo kwirinda, umunsi wa 17 ndetse n'umunsi wa 18. Nababwiye ko iyo bibaye byiza rwose kugira ngo wirinde byuzuye, ari byiza kuba wakongeraho n'uwa 4 nyuma ndetse n'uwa 4 imbere kugira ngo ubashe kwirinda byuzuye. Tumaze kuvuga kuri cycle cyangwa se ku kwezi kwa Ange. Ange tubonye ko afite ukwezi gusanzwe cyangwa se cycle iri normal. Ubundi akenshi cycle bavuga ko cycle iri normal iyo ari cycle y'ukwezi kw'iminsi 28. Ariko bishobora kugenda bikagera no mu minsi 30 ndetse no gukomeza rwose. Hari abakobwa ariko bake, kuko ibyo ntabwo ari ibintu bikunze kubaho, ashobora no kubona ukwezi kw'iminsi 34. Ariko iyo birenze iminsi 35 aba ari ikibazo. Uba ugomba kujya kureba umuganga w'abagore ukamutekereza iby'ukwezi kwawe uko bihagaze. Aha rero uku kwezi iki gihe cya Ange cyangwa periode y'imihango ya Ange urebye nisanzwe, kuko hari afite ukwezi kw'iminsi 28, hari naho afite ukwezi kw'iminsi 30, ndetse abari bukomeze kumubarira hari naho musanga yaragize ukwezi kw'iminsi 29. Abakobwa cyangwa abagore bamwe bajya bagira ukwezi kw'iminsi irenze iyo ngiyo 28 cyangwa 29, ariko nabwo ntabwo tuvuga ko byacitse, kuko umuntu ajya kuvuga ko byabaye ikibazo iyo wagize ukwezi kw'iminsi 35 hejuru aho ngaho. Icyo gihe bwo uba ugomba kwegera muganga w'abagore cyangwa se n'undi muganga uri hafi yawe akakugira inama y'ikintu cy'ukuri ushobora gukora. Ubu rero dushobora gusanga abandi nanone bafite ukwezi kw'iminsi mikeya. Hari abantu bagira ukwezi kw'iminsi mike. Ange twabariye we afite ukwezi gusanzwe, ariko hari abo dusanga rwose bafite ukwezi gutoya, ugasanga ukwezi gushobora kuba kwagira iminsi 21. Icyo gihe abo bantu kubibara biragora. Ni naho tujya dusanga umubare muke w'abakobwa cyangwa w'abadamu bashobora gusama bari mu mihango, cyangwa se ku munsi wa 3 mu minsi 3 ikurikira imihango umuntu akaba yasamiramo inda.
ntabwo uwo mubare ari munini, ariko hari udupurusantaje duke cyane bitewe n'uko kugira ukwezi guto cyane ushobora gusanga umuntu yagiye mu mihango yikurikiranya kabiri mu kwezi. Abo bantu bajya babaho, tujya duhura, ugasanga ugiye mu mihango kabiri mu kwezi. Icyo gihe rero uba uri muri risike cyangwa mu ngaruka zo kuba ushobora kuba wasama inda uri mu mihango, cyangwa se ukaba wasama inda mu minsi 3 yo kuva mu mihango. Nubwo uwo mubare udahari munini, ariko hari udupurusantaje dukeya, nabyo ntabwo twareka kubivuga, kuko hari abantu benshi bajya bibaza ngo ese birashoboka ko umugore yasama inda ari mu mihango? Ibyo birashoboka. Njye ubwanjye hari umugore wanyihereye ubuhamya, arambwira ati njye rwose nasamye inda kandi nyisama ndi mu mihango. Tujya impaka, nanjye ibi nari nabimenye, tujya impaka cyane, ndamubwira ntabwo bishoboka ko umuntu uri mu mihango yasama inda. Ahubwo ubwo wowe wishyizemo ko wayisamye uri mu mihango, kandi wenda na nyuma yaho warakoze imibonano, warabonanye n'umugabo wawe, ariko wowe ushyira mu mutwe wawe ko wasamye inda uri mu mihango. Arambwira ati ngewe ndabizi neza, n'ikimenyimenyi umugabo wanjye ntago yari aherutse mu rugo, twe duherutse kubonana ndi mu mihango, ahita ajya muri misiyo, nta wundi muntu nigeze mbonana nawe, noneho haza kuvamo umwana, nisanga ntwite. Ati wenda iyo umugabo wanjye aguma aho ngaho ntabwo nari bumenye ko iyo nda nayisamye ndi mu mihango, nari bwumve wenda ko nayisamye no mu minsi ikurikiye, ariko ngewe ndabizi neza nabikoze ndi mu mihango. Nyuma nta kindi kintu nakoze, ko umugabo wanjye ntabwo yari ahari, yari ari muri misiyo, kandi havuyemo inda. Nyuma rero nanjye nibwo naje kubyiga, nsanga koko bishoboka, ariko bigashoboka kuba byaba kuri ba bantu bafite ukwezi kw'iminsi mikeya. Nizere rero ko buri muntu wese, tugendeye kuri ibi tumaze kwiga, cyangwa kuri urugero rwa Ange tumaze kubona, umuntu wese utari uzi kubara igihe cye cyangwa ukwezi kwe yabasha kugendera kuri uru rugero rwa Ange, nawe akaba yabasha kwibarira ukwezi kwe. Murakoze. Ndumva ikiganiro cyacu twe twabateguriye uyu munsi kirangiriye aha ngaha. Gusa hari ugizeho ikibazo ashobora guca ku ruhande akatubaza, cyangwa se akanakomanta, agakora komantere kuri Save TV. Gusa ujye ukanda subscribe, usharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere ku bantu benshi, kuko ni ibiganiro by'ingirakamaro kandi dufite byinshi tubahishiye by'ingirakamaro tuzadukomeza kubagezaho. Naho ubutaha mu kiganiro gikurikiyeho, mugire amahoro y'Imana. Bye, ciao ciao.